ikaze. Amen. Hallelujah. Tuzamure Imana icyubahiro. Uvuge ngo shimwa Mana. Hallelujah. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Muri ngewe mfise umunezero nemuza kubona na benetse ukuntu bifata uko nguko. Gusa harimo bimwe ntajya ngera ariko bishobora kuba nabyo. Amen. Gusa ndanezerewe cyane. Nshimiye Imana ko nongeye guhagarara imbere yanyu. Nshimiye abashumba ko banyemereye kugira ngo mpagarare hano tuvugane tuganire ku ijambo ry'Imana. Amen. Ni iby'agaciro kenshi kandi ni iby'icyubahiro. Amen. Ariko nicaye hariya ko niyumvira ndavuga ngo ariko se tuzi ijambo turimo. Nicyo kintu umutima wanjye wakomeje kumbaza ngo ese tuzi ijambo turimo. Yesu ashimwe cyane. Abantu bazi ko batazi ijambo ry'iki cyumweru muzamura ikiganza turebe. Abantu bamaze icyumweru batazi ijambo turimo tugenderamo muri Zion. Ntago murizi, murarizi. Abantu dufite incungu, urebye ukuntu tumeze ntago tumeze nk'abantu bafite incungu. Yesu ashimwe cyane. Umuntu ufite incungu agomba kugenda nk'umuntu ufite incungu. Yesu ashimwe cyane. Ukagenda n'ibyirato muri wowe ko hari icyagucungura. Yesu ashimwe cyane. Ukagendana umunezero ko hari ikintu kigucungura. Yesu ashimwe cyane. Wagera imbere y'Imana ukavuga ngo shimwa kuko wantana incungu ku bwanjye. Yesu ashimwe cyane. Ukareka kwifata, ukareka kwizirika. Yesu ashimwe cyane. Hari ukuntu Satani aza akora ibintu akatujijisha kugira ngo tutagera mu bwiza bw'Imana. Icyo kintu mugomba kukimenya tukajya tugitsinda mbere yuko Amen. Nitugere imbere y'Imana tujye tunezerwe wa munezero utekeza kutigize kugira. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ngewe mu by'ukuri bitari ibintu byo sinjya mbishobora. Iyo ndi imbere y'Imana mba numva muri ngewe kabisa mbohotse. Mba numva muri ngewe hari ikintu gishyashya, hari ibintu bishyashya biriko biba, hari ibintu birimo biba mu buzima bwanjye. Hari ibyo mba mbona, hari n'ibyo mba ntabona. Yesu ashimwe cyane. Bonye yavuririmbye neza aravuga ngo hari izigerwana, hari intambara Imana yacu irwana, ikazirwanira iyo mu bikari, ikazinesha zitaratugeraho. Yesu ashimwe cyane. Ibyo rero iyo mbitekereje muri ngewe umunezero wo kukunda Imana uriyongera, bigatuma muri ngewe ngira ibyiringiro nkavuga ngo Imana yanjye. Yesu ashimwe cyane. Ni Imana ikomeye. Yesu ashimwe cyane. Sinjya mpfa kugira ubwoba mu buzima. Ya kuntera ubwoba ukuntu kiba kimeze ako singira ubwoba. Amen. Imana yandemye uko nguko nyine shimira nyine ko yabikoze uko. Amen. Natinze rero reka dusoma amajambo y'Imana kugira ngo tubashe kuganira bukeya. Ni amagambo meza, ni amagambo asubizamo imbaraga, ni amagambo y'ibyiringiro, ni amagambo anejeje umutima, ni amagambo kuyumva gusa. Hallelujah. Kuyumva gusa byatuma muri wowe uvuga ngo ariko ibi ngibi Imana kuki yabikoze. Yesu ashimwe cyane. Reka nsabe umuyobozi wa gahunda dufashe kusoma, nimba bamuhereza mikoro yadufasha cyane, akamfasha gusoma mu Imigani 21 arasoma n'umurongo wa 18 gusa. Imigani makumyabiri na rimwe ku murongo wa 18 haravuga ngo umunyabyaha azaba incungu y'umukiranutsi n'umugambanyi azagwa mu kigwi cy'intungane. Amen. Yere adusomere mu Migani 11 n'umurongo w'8.
Imigani 11 ku murongo w'8 haravuga ngo umukiranutsi akizwa amakuba, umunyabyaha agasubira mu kigwi cye. Amen. Reka turangirize harya n'ubundi yasomye muri Yesaya 43 Yesaya 43 ku murongo wa 3 tugeze ku wa 4 haravuga ngo kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isirayeli Umukiza wawe, nagutangiye Egiputa ho incungu, Etiyopiya ni Seba nahatanze ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, naje nkagukunda, nico kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Amen. Mana, dusenga mu izina rya Yesu, ijambo ryawe ritugezeho, twemeza ko udutangira incungu ku buzima bwacu. Turagushimye kubw'ibyo byose. Reka Mana, mpagaze aha hantu nkubera igikoresho wivugire ubwira ubwoko bwawe. Nyemerera Mana, umunwa wanjye ntuvuge ibyo wiyumvira, umutwe wanjye ntutekereze ibyo witekerereza, ahubwo Mana unyemerere mvome mu bitekerezo byawe kugira ngo Mana ubwoko bwawe bugubwe neza. Reka Mana aba ari wowe wibwirira ubwoko bwawe, maze Mana ubwoko bwawe bugubwe neza mu cyanya cyawe. Ndagushimye kuko ugize neza, ngabana n'imitima yacu duhagirizwe imbere yawe mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Wasomye amagambo meza, nababye ko ari amagambo aryoshye. Yesu siko bimeze ra? Ni amagambo aryoshye cyane. Ko Imana izitanga incungu ku mukiranutsi wayo. Haleluya. Imana izifata umukiranutsi aho yaragiye kugwa ikamuvanayo ikavuga hoya reka nze nshire y'uyu nguyu. Ini ibintu Imana yapanze kuva kera. Yesu ashimwe cyane. Irabipangira avuga ngo uzajya unyiranukira wese akanyubaha, nange nzajya mushumbusha. Yesu ashimwe cyane. Twagiye tubona abagabo b'Imana bagiye bakorera Imana, bagahagarara mu cyimbo cyo kuvugira Imana, bakavuga ngo njye uko biri kose. Yesu ashimwe cyane. Nta kintu gishobora gutuma nihakana Imana yanjye. Umuriro barabwira ngo nyamuneka umuriro urimo kwaka. Aho ni Shaduraka, Meshake na Abedinego. Baravuga ngo umuriro urimo kwaka, umuntu utaramya igishushanyo umwami yabajije agomba kujugunywa mu itanura ry'umuriro. Yesu ashimwe cyane. Ariko ngo Meshake, Shaduraka, Meshake baravuga ngo uko byamera kose, ngo naho Imana yacu yadukiza naho itadukiza, nta mpamvu nimwe ishobora gutuma twubamira ikigwi Imana wabajije. Yesu ashimwe cyane. Icyamu uyu mugoroba uyu munsi ugatekereza ngo ukavuga ngo Imana yanjye itanze incungu itayitanze, njyewe ntago numwe, nta kintu na kimwe gishobora gutuma ndeka Imana yanjye. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu niyo kwizerwa ku buryo bwo hejuru, ku buryo ibyo ari byo byose uko byaba bimeze kose. Hari ikintu cyantangaje cyane, ngo umwami yagize uburakari, ngo umujinya uramufata wamaze kumubwira ko Shaduraka, Meshake na Abedinego banze kuramya igishushanyo cye. Ngo arababaza ngo ese ninde wabagiriye iyo nama? Barambwira ngo umwami, nta mpamvu yo kugusubiza aya magambo. Ngo ariko tuzi yuko nta mpamvu nimwe yatuma twubamira iki gishushanyo wabajeje. Imana yacu irashobora kudukiza, ngo kandi naho itadukiza nta mpamvu yabyo. Yesu ashimwe cyane. Ngo umwami atoranya abagabo b'ibigango. Yesu ashimwe cyane. Ngo atoranya abagabo bafite imbaraga. Satani azagiye ashakisha abantu b'imbaraga akabohereza ku buzima bwawe, ariko Imana igategura ikavuga ngo bareke baze, nange namaze kubitegura. Yesu ashimwe cyane. Ngo bakabatera ngo baragenda, ngo bageze ngo kwera umuriro ngo warakaga cyane, ngo barya abagabo bajyanye ba Shaduraka ngo bari umuriro ufata. Yesu ashimwe cyane. Umuriro wagombaga kugira icyo ufata, ntago wagomba kuviramaho. Niyo mpamvu bagezemo baridedembya kuko incungu zari zamaze kuboneka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana yacu izayitambika mu bisa nkaho bikomeye, mu bisa nkaho bigoranye, iyo twahagaze mu kuri. Yesu ashimwe cyane. Icyamu uyu mugoroba w'uyu munsi nawe ukamenya guhagarara mu kuri. Icyamu uyu mugoroba w'uyu munsi nkamenya guhagarara mu kuri, nkajya mvuga ngo uko biri kose Imana yanjye iranzi. Yesu ashimwe cyane. Ukuri, guhagarara mu kuri kw'Imana, apana ukuri gusa, ukuri kw'Imana. Ukavuga ngo Imana yandemeye kuyimba.
Pastor Mudaheranwa niwe yavuze ati abantu nitukibeshya ariko dusigaye tubeshya mu ndirimbo, ugasanga twavuze ngo yaturemeye kuguhimbaza, ugasanga ariko kuyihimbaza ni ibintu ni imbaraga, bisaba ngo dushiture n'ugushitura. Umuntu waremewe guhimbaza Imana agera mu cyanya cyo guhimbaza Imana yarangiza akifata. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe binyobera nkavuga ngo ese umuntu akora iki kugira ngo tubashe kumva ko turi mu mwanya wo kuramya Imana? Yesu nashimwe cyane. Abantu Imana yacunguje amaraso y'igiciro, Yesu ashimwe cyane. Aradukunda, atugirira neza. Hari akantu ahoze ntekeza ndavare ko Imana ni gitangaza. Uzi ko Imana yafashe Yesu ngo imuhindura icyaha, imugira umunyabyaha kugira ngo twebwe tubone incungu. Twe twari twamaze gukatirwa urupfu, twari twamaze kwemerwa nk'abantu bagomba gupfa, ariko Imana iravuga ngo kubera ko ntashobora gutamba umuntu utari umukiranutsi, reka mfate Yesu muhindura icyaha. Yesu ashimwe cyane. Ngo irangije duhindura abakiranutsi kugira ngo Yesu ajye mu cyimbo cyacu atubere incungu. Murumva ibyo bintu ukuntu bikomeye. Yesu yatubereye incungu, turakizwa. Yesu ashimwe cyane. Turakira kuko twari twamaze, Satani yari yaradufashe, kandi Satani ntago Imana yagombaga gutanga ikindi gitambo ngo gikunde kitariho ibyaha. Yesu nashimwe cyane. Kuko umunyabyaha agomba kujya mu cyimbo cy'umukiranutsi. Imana yaduhinduye abakiranutsi, ihindura Yesu icyaha, imugira icyaha, imugira uw'ibyaha. Niyo mpamvu bageze ku munsi wo gufungura ngo umwaka uko wageraga ngo buri mwaka bari bazi ko ngo hari umuntu ugomba gutaha. Ngo barabaza ngo ese ngo ari Banamasi wari na Yesu mbarekurire nde? Ngo yango turekure Banamasi. Banamasi yari umunyabyaha, ntago yagombaga gupfa. Yesu nashimwe cyane. Imana itanga incungu ku bwa Banabasi. Yesu nashimwe cyane. Hari incungu yatanzwe ku buzima bwacu kugira ngo twe tubeho. Hari incungu. Yesu ashimwe cyane. Nimba hari incungu tugomba kubinezererwa, tugomba kubyumva ko ari iby'agaciro, tugomba kubifata nk'ibintu by'imbaraga, tukajya tubivugana imitima inezerewe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari ukuntu ibintu biza bigorana ukavuga ngo ubuzima bwanjye buri mu kaga mu gihe utaramenya ukuntu bimeze. Yesu nashimwe cyane. Imana ikavuga ngo we naragucunguye. Haleluya. We naragucunguye, si igihe cyawe. Iki si igihe cyo kugira ngo ugende muri ubu buryo, ahubwo ndatanga ikindi kintu. Yesu nashimwe cyane. Imana igatanga incungu. Narabibonye. Haleluya. Narabibonye. Niyo mpamvu mbivuga nkizamanga, niyo mpamvu mbivuga nezerewe, niyo mpamvu mbinezererwa cyane. Yesu nashimwe cyane. Hari ibyahigaga ubugingo bwacu ariko twagiye turokoka. Haleluya. Satani yagambiriye kukwica kera, ariko Imana itanga incungu. Amen. Uyu mugoroba w'uyu munsi ndagira ngo byinjire mu mutima wawe, bitindemo, bigumemo, bihamemo, ugitenda ufite umunezero kandi uhamanye n'Imana, uvuga ngo hari incungu. Yesu nashimwe cyane. Imana yacu itanga incungu ku bwacu. Haleluya. Umukiranutsi azakurwaho akajyaho incungu kugira ngo akomeze avuga imirimo y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Hari ikintu nasomye mu ijambo ry'Imana ndavuga ngo uyu mugoroba w'uyu munsi icyame Imana ikadukorera ako kantu, ikaza kunyega, ikaza kuzo. Yewe nasomye mu kuva abisirayeli barimo kwambuka inyanja itukura. Yesu ashimwe cyane. Ngo bamaze kugera ku nyanja itukura bibayoboye, ngo Mose aravuga ngo atangira gutakira Imana, ngo aravuga ngo ariko se Imana ibi Imana yamaze ngo Mose niki gitumye unakira kubwira abisirayeli bakomeze bagende. Uyu mugoroba ndagira ngo nkubwire ngo Imana yanyohereje kugira ngo nkubwire ngo komeza ugende. Yesu ashimwe cyane. Komeza ugende, uko bimeze kose komeza ugende, ubibazo waba urimo gucamo kose komeza ugende. Haleluya. Hari incungu, komeza ugende. Ngo abanyegiputa ngo nabo bazi ngo ni inzira nyabagendwa, ngo nukugenda nkuko abisirayeli bagenze, ngo baza bambuka nkuko bagegera, batekereza yuko nabo bari mu bacunguwe. Haleluya.
haleluya. ngo bamaze ngo barabakurikira, hari ijambo nasomye riranezeza cyane, natangaye cyane, ngo Imana irangije ngo ibakunkumurira mu nyanja hagati. Haleluya. Ngo Abisirayeli bari hakurya ngo babona imirambo y'Abanyagiputa bari babakurikiye. Uyu mugoroba w'uyu munsi Imana ikunkumura ibyaguhigaga, Imana ikunkumura ibyaguhigaga mu izina rya Yesu. Haleluya. Uyu mugoroba w'uyu munsi Imana ikora ikintu kidasanzwe mu buzima bwacu. Ibyaguhigaga bishirire mu nyanja, ubibona ari imirambo, ubibone byapfuye, ubibone nta mbaraga bikigufiteho mu izina rya Yesu. Iyo niyo Mana dukorera, niyo Mana twizeye, niyo Mana duhagarara tukavuga ngo iyo Mana naho yadukiza naho itadukiza. Haleluya. Nta mpamvu nimwe dushobora gutuma tuyivaho. Haleluya. Hari ibintu Imana ikora kugira ngo twebwe tunezerwe. Yesu ashimwe cyane. Nitumara kunezerwa natwe tuyinezeze. Haleluya. Kuko ntushaka kunezeza umuntu utabanje kunezerwa. Tugishyize mu bintu bisanzwe, ntushaka kunezeza Imana utanezerewe. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo nimba ubabaye senga, ngo nimba wishimye dirimba. Yesu ashimwe cyane. Dirimba, uririmbira Imana, uvuge ngo Mana imirimo yawe iratangaje. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana dukorera cyangwa se Imana twizeye ni Imana ibishobora. Nibyo utekereza ko ubona ko bigoranye, ari igihe abantu baza bavangwa ariko se ngo uri akasenga cyane kuki byamugezeho. Ntago Imana yigize ivuga ko tutazahura n'intambara. Ha hantu na hamwe havuga ko yavuze ngo uzaca mu muriro nzaba ndi kumwe nawe. Tugenda mu muriro ariko ikagendana natwe, ikavuga humura nge ndi kumwe nawe, mu kanya gato ndazana iki incungu ize gusigaramo hano mu muriro wowe uvemo. Yesu ashimwe cyane. Uzaca mu mazi ntazagutembana. Haleluya. Kuko ndi Uwiteka Imana yawe, narakuremye ndagukunda ndakwishimira, ntago nshobora kwemera yuko ibi bikubaho. Yesu ashimwe cyane. Gusa nzagendana nawe, nzakorana nawe. Ayo ni amasezerano y'Imana tugomba kwibikaho, tukajya tuvuga ngo uko bukeye nuko bwije, tukabihagararamo neza. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Maze iminsi ndi muri iri jambo, ariko uko nabaye muri iri jambo nagize imbaraga zitari zisanzwe, kuko sinkunda kunanirwa, ariko nagize imbaraga zo mu mutima zo gusoma cyane. Sinari nsanzwe mbeshye, ntago nzansoma cyane mu bintu ntaza nkora cyane, gusoma mbigiramo umwanya muto cyane, ariko nagize imbaraga zo gusoma, ndasoma cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndasoma numva muri ngewe ndashaka gusoma, ndasoma ndongera ndasoma. Yesu nashimwe cyane. Uyu mugoroba w'uyu munsi iyo uhagaze mu gitambo cyo kuvuga ko kwizera ko hari incungu, Imana ikugabira izindi mpano. Yesu ashimwe cyane. Ikuzanire ibintu bitakubagamo, Imana ibikuzanire. Yesu ashimwe cyane. Kubwo kwizera ko hari incungu. Haleluya. Nasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Oreste. Hamani ngo yaragambanye aravuga ngo yewe ngo abayuda bose ngomba kubamara. Haleluya. Barangije ngo abitekerereza umwami, baramubwira ngo hari ubwoko bwatataniye mu bihugu byose, ngo bumaze gutatanira mu bihugu byose, ngo kandi ubwo bwoko ngo ntago bugendera ku mategeko yawe, ngo nta mpamvu yo kubugumisha aho ngaho ngo bubaho ngaho. Ngo mwamashima igitekerezo cya Hamani. Haleluya. Ngo arangije aravuga ngo none ngo shyiraho itegeko tubamareho, ibyo ngenda bikukore we shyiraho itegeko gusa. Haleluya. Ngo mwamasinye itegeko, aravuga ngo iki gitekerezo niki abantu batagendera mu mategeko yanjye ntibanyubaha, abo bantu rwose bagomba gukurwaho. Haleluya. Ngo Hamani ngo abikorana imbaraga, ngo arangije atahana umunezero muri we, ngo ataha yishimye. Ngo amaze gutaha ngo Esteri ngo Morodekayi ngo aza kubimenya ko habaye iryo tegeko,
warangije aravuga ngo ibi ntabwo byagakombye kubaho. Haleluya. Hari ikintu Imana igikora kigatungura abantu. Yesu ashimwe cyane. Morodekayi ngo amenya ko icyo cyabayeho, ngo atuma kuri Oreste aramya ngo dore igihe kirageze nawe ngo ugire icyo ukora. Oreste aravuga ngo ntacyo nakora kuko umwami ahantu ari sinshobora kujya, ariko Morodekayi aramya ngo nutabikora Imana yizagira icyo ikora. Haleluya. Hari igihe ubwira abantu ikibazo cyawe bakananirwa kugira icyo bagikoraho, ariko kuko hari Imana yavuganye nawe. Imana yavuganye nawe. Ntabwo mvuga Imana none ndavuga Imana yavuganye n'umutima wawe. Bimwe yakubwiye muri mu rwiherero, ibimwe yakubwiye ikabikora mu gihe gikwiriye. Yesu ashimwe cyane. Hamani ngo aragenda bitekereza umugore we, ngo aravuga ngo noneho ngo ngewe ngo umwami yampaye, ngo yari umwami yaramuzamuye ngo amusumbishe abandi batware bose warangije ngo aravuga ngo noneho ngo igitangaje ngo Esiteri ngo ninge yatumiye kugira ngo nge kuba mu nkera n'umwami. Ntakamenye ko hari umupango w'Imana. Hari igihe Satani aza yidedembya akakwigiraho ishyano akigira ukuntu, ariko Imana irimo gupanga umupango y'ukuntu igiye kubikora. Haleluya. Ngo Hamani ngo ageze mu rugo iwiwe yabibwiye umugore we ngo n'abashiti be ngo baze baravuga ngo icyo kintu ngo reka tukubwire rero ngo we bamba igiti cyiza Morodekayi uzamumanikeho. Haleluya. Haleluya. Baravuga ngo iyo nama Morodekayi ngo arangije arayishima, aravuga ngo iyi nama mu nama zose ngo iyi nama ni iya mbere. Ngo bamba igiti cyiza kirekire ngo cyo kuzashyiraho Morodekayi. Ngo iryo joro yaraye akibambye ngo umwami abura ibitotsi. Haleluya. Imana irimo irategura gutanga incungu. Yesu ashimwe cyane. Imana itanga incungu mu gihe gikwiriye. Haleluya. Icyama uyu mugoroba uyu munsi ugatekerezaga ibyaguhigaga, warangiza ukavuga ngo Mana ngibi ngibi ndazi kugiye kubishyira iherezo kuko kukubaha. Haleluya. Icyama kubaha Imana kugeza igihe izagitanga incungu mutiriwe Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Uyu mugoroba n'umugoroba wo kunezererwa Imana kubw'incungu gusa. Ukavuga ngo uko biri kose Imana yatanze incungu ku bwanjye. Yatabaho Imana yagiye itanga incungu ku bwawe, ndakubwiza ukuri ntago wari kuburi. Ariko hari ikintu Imana yakoze. Ushaka kuba utabizi, ushaka kuba utarabimenye, ariko hari icyo Imana yakoze. Ariko uyu mugoroba ndongera kukwibutsa ngo ibyari bikugoye, ibyakubuzaga guhimbaza Imana, ibyakubazaga gukorera Imana ibyo ari byo byose, utekeze ngo hariho incungu. Yesu nashimwe cyane. Morodekayi ngo yaje kugendera ku ntebe y'ubwami, ngo igiti cyari cyamanikiwe Morodekayi kimanikwaho Hamani. Haleluya. Imana yacu izikora ibintu mu buryo butandukanye. Yesu nashimwe cyane. Izikora ibintu mu buryo abantu badashobora kubitekerezamo. Izikora ibintu ku buryo abantu bashobora guhagarara ahantu bakavuga ngo ese uriya we bigenda biti. Amen. Mu gihe bamaze guca iteka bakavuga ngo birawe ntibigishobotse, Imana igaseruka ikavuga ngo ngereka mbikore kugira ngo nerekane ko ni Imana. Amen. Haleluya. Umugambanyi ngo azajya ajya mu cyimbo cy'umukiranutsi, niko twasomye. Yesu ashimwe cyane. Naje gusoma ndareba nsanga hari amagambo menshi nakomeje gusenguruza mu mutwe wanjye yambanye meni, ndava Yesaya amajambo yose ndayavuga nyarangize. Yesu nashimwe cyane. Umugabo Daniel ngo yubashe Imana ngo kugeza igihe ngo abagambanyi baravuze ngo yakoraga ibintu byo mu buryo bwo kubaha kose, ngo amategeko y'ubwami yose ngo yakoraga neza ku buryo nta tegeko ry'umwami yicaga. Ngo barangije baravuga ngo kubera ko nta kindi kintu dushobora kumubona mu bijyanye n'amategeko n'ibindi bintu bikorwa byose, ntacyo dushobora kumurega ku mwami. Baravuga ngo icyo twashobora kubona ngo turashaka ikosa, ngo ikosa turarishakira ku Mana ye. Ngo bashake ikosa ku Mana ye, ngo niho honyine bashaka kumufatira. Baramugambanira, abagabo
bitwa ngo barakomeye. Nge naratangaye ndume, nagize ngo ni ibintu narinzi ko ari, nasanze ibintu byo kugambana byarabaye kera. Abantu bakomeye bafite amafaranga, bafite abantu bayoboye, bagambanira undi muntu gute? Narinzi ko ibyo byagakozwe abantu babakena baduceri, ibyo wenda ndabyumva. Umuntu ufite amafaranga, afite igice cy'igihugu ayobora, undi afite igice cy'igihugu ayobora, yarangiza akajya kugambanira ngo Daniel ngo ari gusanga umwami yaramukundaga kubera imikorere. Baravuga ngo nta kintu dushobora kumurega ku mwami ngo kizafate, kuko ibintu byose abikora mu buryo bwuzuye. Yesu ashimwe cyane. Icyo nifuza muri uyu mugoroba nuko natwe twajya dukora ibintu ku buryo abahagaze ku ruhande rw'umwanzi wacu, abahagaze mu ruhande rw'abanzi bacu bazajya bavuga ngo nta kintu twabarega, bariya turabarega iki? Bahagaze neza, kereka itegeko, kereka nitugira icyo tubonamo ku Mana yabo. Ngo bashinga urubanza baravuga ngo reka tuvuge ko twandikisha umwami itegeko ridakuka, kwandikisha umwami itegeko ridakuka ry'Abamedi n'Abaperusi, ngo rimwe ritajya risubangana, kuko nta wundi muntu uzongera kugira icyo asaba adasabye umwami. Umwami azaba ari we Mana. Aho Daniel tuzaba twamufashe, kuko turamuzi ntago azemera ko umwami aba Imana ye. Haleluya. Bakora uwo mugambi, barangije bandika iryo tegeko, umwami ararisinya. Bamaze kurisinya baravuga ngo Daniel ngo akajya akomeza gukinga. Ubundi ntiyagombaga gusenga ukundi kuntu, ngo akakomeza gusenga gatatu ku munsi, ngo akajya akingura amadirishya ngo yerekeye Yerusalemu. Haleluya. Ngo akomeza gusenga gatatu ku munsi. Yesu nashimwe cyane. Ngo barangije baravuga ngo twamufashe, ngo wavuze ko, ngo bagenda barega umwami, bambwira umwami ngo wavuze ko nta wundi muntu uzagira icyo asaba, uzasenga indi mana atari wowe. Ariko Daniel ntago kubaha na gatoya, ibyo bintu nibimubamo. Akomeje gusenga gatatu ku munsi asenga Imana. Haleluya. Baramugambanira ngo bamuta mu rwobo rw'intare. Haleluya. Wariko intare ngo zigeramo ngo zisanga mwuka w'Imana arimo. Haleluya. Hari umugabo umwe wavuze, arimo yigisha umunsi umwe, aravuga ngo intare ngo zamubereye umusego, ngo izindi ngo zikomeza ngo zimusokoreza ubwanwa. Hari igihe abantu batekereza ngo twamurangije, bakavuga ngo twamufashe, ariko Imana ikagutegera ahantu ho kuryama, ukaryama ukanezerwa, ukakomeza kunezerwa. Bakubona bakavuga ngo uriya ko twari twamumennye, uriya ko twari twamushoboye, byagenze bite kugira ngo akomeze uriya munezero? Bakibagirwa ko hari Imana yakurinze. Haleluya. Hariho Imana yavuganye nawe, hariho Imana igendana nawe batazi, hariho Imana izikora ibintu batajya babona. Yesu ashimwe cyane. Ngo umwami ngo abura ibitotsi, ngo yabyutse kare mu gitondo ngo ajya kureba ko Daniel ngo agihumeka. Warangije ngo arahamagara ngo ese Daniel ngo mugaragu ukundwa, ngo ese Imana yawe yabashije kukurinda. Yesu nashimwe cyane. Imana yawe yabashije kukurinda. Yarazi ko we muri we ntatari Imana. Umwami yarabizi nubwo yari yabisinya, yarazi ko atari Imana. Haleluya. Icyamu uyu mugoroba uyu munsi tugahagarara mu guhagara, mu gushikama, tukavuga ngo Mana duhagaze mu kwizera ijambo ryawe. Yesu nashimwe cyane. Ubundi mukareba Imana ibyo dukorera ni imigisha gusa. Haleluya. Babagabo ngo umwami yaravuze ngo reka turebe ko zirantare zikora. Ngo zirantare zishobora kuba zitakirya abantu. Ngo bafata babagabo bamugambaniye. Haleluya. Incungu birabonetse, ngo babashukuye, ngo intare ngo zavunaga amagufa yabo, ngo bataragera mu rwobo rw'intare, ngo zarasimbukaga ngo zikabacakira, ngo zikavuna amagufa. Haleluya. Imana yacu izikora ibintu abantu badashobora gutekereza, badashobora kwiyumvira. Umugabo yaraye ijoro ryose mu ntara asinziriye, ngo ariko ngo batekereze kujugunyamo. Baravuga ngo n'ubundi twe twari twaburaye, twari dushonje, ngo bajugunyamo abandi bagabo bagira ngo bazi ngo ni intare ntago zikirya abantu. Haleluya.
hari igihe satani azashuka abantu akababwira ngo hoya ngo mwe namwe biriya mwabikora. Hoya, ntabwo ari ibyo gupfa gukora, hari abantu bagomba kubigendamo. Yesu ashimwe cyane. Iyo abantu bahagaze mu kuri kw'Imana, abantu bahagaze mu kuvuga Imana y'ukuri, bakavuga ngo Imana nizeye, iyi Mana narayibonye, mbabwiza ukuri, iyi Mana narayibonye. Si ibintu by'amagambo, si ibintu byo gutera kugira ngo mbashyushye ngo no, iyi Mana nge narayibonye. Nabonye imikorere yayo, nabonye ukuntu izamura umuntu ikamwi. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Duhagarare mu mwanya mwiza, tuvuge ngo Imana niyo kwizerwa igiteka cyose. Yesu ashimwe cyane. Hariya muri Yesaya twasamye ijambo ryatumye numva muri ngewe nk'umutima wanjye umeze ukuntu. Haleluya. Yatangiye yivuga ngo kuko ndi Uwiteka Imana. Haleluya. Kuko ngewe ndi Uwiteka Imana yawe. Yabanze kwivuga kugira ngo umenye uwiriyo. Yesu ashimwe cyane. Umunsi Imana ibwira Mose ngo najye kubwira Abisirayeli ngo bajye kuva avana Abisirayeli mu Egiputa, yaravuze ngo ese ngo nimbagera imbere ndababwira ko urindi, avuga ngo babwire ngo ndi uwo ndiwe. Haleluya. Ariko hano yarangije iravangwe ngo kuko ndi Uwiteka Imana yawe. Njewe ndi Uwiteka Imana yawe, narakuremye uko kose uko biri kose ni njewe. Haleluya. Irabanzira twibwira kugira ngo hatazagira ikindi kintu tuyibangikanya nayo. Iravuga ngo nge ndi Uwiteka Imana yanyu. Haleluya. Kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isirayeli, Umukiza wa Isirayeli. Nagutangiye Egiputa kuba incungu. Yesu ashimwe cyane. Imana yatanze Egiputa kuba incungu. Egiputa ni igihugu cy'umwijima, ni igihugu cyo mu byaha, ni ahantu abantu bakiri mu byaha bari muri Egiputa. Imana abo yabatanze kugira ngo babe incungu z'abakiranutsi. Yesu ashimwe cyane. Ala ku murongo wa 4 naho havuga neza, kuko wambereye inkoramutima. Yesu ashimwe cyane. Kuko wambereye inkoramutima. Kandi ukaba uwo kwizerwa, kubahwa. Imana yatekereje kuri uwo kubahwa. Iravuga ngo kubera kuri uwo kubahwa zatanga ingabo nyinshi z'Uwiteka. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu itigeze itekereza ko, niyo mpamvu Yesu ajya kwitanga ku bwacu atigeze atekereza ngo, yaravuze ngo kuba nakwitwa Imana ntago ari ibintu byo kugundira, kuba muri ubu bwiza ntago ari ibintu byo kugundira, nakagomeje kugundira ngo numve ni ibintu bikomeye cyane, ngo ahubwo ngo iratekereza ngo ravuga ngo kubwo urukundo nakunze. Yesu ashimwe cyane. Imana yaradukunze, yaraduhisemo, ntago ari uko twayitoranije, nta nubwo ari uko twayihisemo, ahubwo yo yaduhisemo. Irangije iravuga ngo noneho kubwo kunyubaha. Yesu ashimwe cyane. Kubwo kunyubaha nanjye nkabakunda, nzajya ntanga ingabo nyinshi zipfe ku bwanyu. Yesu nashimwe cyane. Abantu bubaha Imana hari ibintu Imana igibarinda mu buryo butangaje. Abantu bubaha Imana hari ukuntu Imana igibahisha mu kubaho kwayo. Abantu bubaha Imana, abantu bakunda Imana, abantu babaye abo gukirana, abantu bo kwizerwa, abantu babaye inkoramutima. Yesu nashimwe cyane. Hari abantu bagira abantu bakavuga ngo uyu muntu ni inkoramutima, ni inkoramutima yanjye. Ugasanga yamugize inkoramutima, akaba amubwira ikintu ubuzima bwe kuva ku cyambere kukira ku cyanya. Ariko icyamu uyu mugoroba w'uyu munsi ugahitamo Imana ikakubera inkoramutima, ukavuga ngo nanjye uyu mugoroba w'uyu munsi ntarebye kuki, ntarebye ku bindi bintu ibyo ari byose, ubutunzi ntarebye ku bwiza, ntarebye mo gutunga Imana imbere ya hafi, nzajya nyibwira buri kintu cyose.
Yesu nashimwe cyane. Iyo tumaze kumenya guhitamo, Imana idukorera ibitangaza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu ni Imana yiteguye gukorana natwe, ikatukoresha ibintu bikomeye duhagaze mu mwanya mwiza. Haleluya. Icyamu uyu mugoroba w'uyu munsi, nje nawe tukongera kuba bo kwizerwa. Imana ikavuga ngo ndabizeye. Haleluya. Icyamu uyu mugoroba w'uyu munsi kongera kuba inkoramutima y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Birya byari bimaze iminsi bigutwaye hirya no hirya, byari bimaze iminsi bigukurura, ukavuga ngo ndashaka kongera kuba inkoramutima y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ikibazo tugira dukunze kuva mu masezerano, tukunze kubivamo kare. Igihe Imana igiye gukora ugasanga twabivuyemo. Yesu nashimwe cyane. Imana yabwiye Aburahamu iramubwira ngo Aburahamu, naragukunze, ninge nagutoranije, nawe umbere wo kwizerwa, umbere inkoramutima, ariko uyu munsi ndagira ngo nyereke kunkunda koko. None fata umwana wawe ukunda Isaka, ugende ujye ku musozi nzakwereka, nurangiza ugere umuntambire abe igitambo cyoswa. Aburahamu ngo ayo magambo yumva mu mutwe we, ngo arangije ngo akora icyo Imana yamubwiye. Haleluya. Hari ibintu tuzadukora tutabashe kugisha inama. Hari ikintu Imana izakubwira ujye ugikora utagishije inama, kuko hari igihe ugisha inama ukagisha inama umwanzi wawe. Wamugisha inama akavuga ngo ariko urumva umutwe wawe ukomeye. Mudaheranwa ni gukunda mudaheranwa cyane. Aravuga ngo mupanze neza. Ngo ntago mupanze neza. Ubwo yabavanga abakobwa ngo hari ukuntu bambara ngo mubona mupanze neza. Nanjye rero nkunda mudaheranwa cyane, kujya nzamutegera iyo nabonye umwanya, nzamutegera nkumva inyigisho ze. Avuga cya gipantekote cya kera, avuga bwa butumwa bumwe bwa kera bwo mu gipantekote nyine cya tugikizwa abapantekote bake. Nawe nta gaca ku ruhande, ni nguryo. Avuga bya bintu bihagaze straight, nta guca uruhande. Nimba abonye ikintu akabona kitameze neza mu maso, akivuga uko nguko nyine nuko ateye. Ndamukunda cyane. Rero Aburahamu ngo aravuga ngo uyu mwana si ugutanga umwana unsabye, ndamutanga. Amukorera inkwi, bafata icyuma n'umuriro ngo bajya gutamba. Hari igihe bisaba kuceceka. Ndakubwiza ukuri ko iyo Aburahamu aramuka bihingukirije Sara, ndakubwiza ukuri intambara yari kuba hagati ya Sara na Aburahamu, ni Imana yo mu ijuru yonyine yari kubikora. Iyo ajya kuvuga ngo Imana imaze kuvugana nanjye, irambwiye ngo njyane Isaka njye kumutambaho igitambo cyoswa, ari kuvuga wa mugabo wavangiwe, ahubwo uyu munsi turarwana intambara yitarangira. Abadamu n'abana baza bagira umutwaro. Akenshi abagabo tubifata gutya gusa, tukabyumva ngo dufite, ariko abadamu bafite ukundi kuntu babyumva mu yindi level. Ntago byari gukunda. Ariko tekereza Sara wabonye yuko abyaye, akavuga ngo ishima, ari wowe wamubwiye ngo ariko mukina yafashe ishima, arambya ngo yewe, afata umugaragu wa, aravuga ngo ni uyu nguyu Imana yavuze ko mubyarana, reka turebe ko Imana hari icyo yakora. Amaze kubyara umwana aratangira gukura. Igihe Sara yatwaye ibintu byahinduye isura, kandi ari we byahinduye isura. Noneho tekereza umuntu wahinduye imvugo, atari ugutamba umwana gusa, kuko nawe yumva ko agiye kubyara. Aravuga ngo noneho isezerano rigiye kuboneka, iby'Imana yavuze bigiye kubaho. Tekeza kumubwira ngo ryasezerano yabonye ashaje, ngiye kuritamba riba igitambo cyose. Si n'ibintu byo kuvuga ngo uragenda nimba uri bugaru. No, ni ugutamba wangiza ugatwika burundu, ugaheba burundu, ivu rikayonga ku musozi.
iyo abimubwira yari intambara idasanzwe, ariko kubera ko Aburahamu yamaze kumenya, aravuga ngo ibi bintu ngomba kubikora rucece. Aravuga ngo hari ahantu Imana yatubwiye kujya gutamba. Nibaza ko bari basanzwe bakunze kugendana hari kujya gutambira Imana, kuko ntago yari kuvuga ngo tugiye nge nayiza tugiye gutamba we sigarane. Nibaza ko bari basanzwe babikora uko kuntu. Yesu nashimwe cyane. Ngo ari kuba kigera ku musozi, ngo amaze guhambira Isaka, ngo yamaze ku inkwi yazisheshe, ngo agiye kumutera icyuma. Imana iravuga ngo have wikica umwana wawe, ngo nabibonye ku nkunda by'ukuri, ngo dore intama, dore igitambo ngicyo. Yesu nashimwe cyane. Imana izitanga incungu igihe cyose wahagaze mu mwanya wayo. Imana yacishimwe cyane. Icyamu uyu mugoroba w'uyu munsi tugahagarara mu guhamya Imana mu by'ukuri, tukavuga ngo uko biri kose, ibikugoye ibyo ari byo byose urimo gucamo uyu mugoroba w'uyu munsi, ukavuga ngo ndashaka guhamya Imana. Yesu nashimwe cyane. Tugakunda Imana mu buryo buryo bwuzuye. Amen. Haleluya. Ubundi natwe tugahagarara mu kibanza cyane, tukavuga ngo uko biri kose Imana izajya turwanirira, uko biri kose Imana izajya idukorera imirimo n'ibitangaza. Yesu nashimwe cyane. Aya magambo ni amagambo asobanutse ku buryo n'umuntu ugize gutya yayumva. Ni incungu, ni ibintu byoroshye, no kuba umuntu yarakunzwe, no kuba umuntu yarahagaze mu mwanya mwiza, ubundi ibintu bikagenda neza. Rero ntarambiranye, ndagira ngo gusa duhagarare mu mwanya wo kugira ute wo guhamanya n'Imana. Tuvuge ngo ese natwe uyu mugoroba w'uyu munsi duhagaze gute? Wibaza icyo kibazo, uvuge ngo ese nge mpagaze gute? Ese mpagaze mu mwanya wo kuvuga ngo uko byaba bimeze kose navuga Imana, cyangwa se mpagaze mu kibanza cyaho ndemerewe n'ibingoye bigatuma nteshuka? Yesu nashimwe cyane. Reka duhaguruke dushime Imana. Ndasenga gatoya, ubundi nsaba umushumba aze yadusozereza amateraniro. Gusa nagira ngo uyu mugoroba w'uyu munsi wongere kwiyunga n'Imana yawe, utekereze aho waba waragiye kure y'Imana yawe, uvuge ngo Mana ndagarutse, ndashaka kongera kuba umwana mu rugo, ndashaka kongera kuba uwo kwizerwa, ndashaka kongera kugira ngo nongere kuba uw'agaciro imbere yawe. Iryo sengesho urisenge mu mutima wawe, uvuge ngo Mana, hamwe nagiye kure yawe nkaba ntabarabaye wo kwizerwa, wowe ni wo ubizi uko wagenze, uko umaze iminsi umeze. Uvuge ngo Mana ndagarutse, ndashaka wongere unyemerere mu uwo mwizerwa. Twese hamwe turasenga. Mana yacu, tumaze kumva ijambo ryawe, ridubwira ko uzahagarara mu mwanya mwiza wo kwizerwa, ngo kuko wadukunze ngo uzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwacu, ngo kuko wadukunze uzatanga incungu ku bwacu. Reka Mana uyu mugoroba w'uyu munsi, aho twaba twaragiye kure yawe byatuma Mana tutongera gushyikira ubwiza bwawe, utubabarire, utwemerere uyu mugoroba w'uyu munsi twongere kuboneka imbere y'ubwiza bwawe. Tuboneke Mana nk'abo kwizerwa, tuboneke Mana nk'abo gutangirwa incungu mu izina rya Yesu. Reka Mana twongere kuboneka twishimiwe nawe. Ndagushimiye kuko ugize neza, ubundi kumeze kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka Imana, turagushimira amateraniro meza waduhaye, tugushimiye ko watugiriye ubuntu n'imbabazi tukabasha kuboneka imbere yawe mu nzu yawe. Mana, nubihererwa icyubahiro.
turagushimira kubw'ijambo ryawe twakiriye, turagushimira kubw'uyu mwanya twamaze imbere yawe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Tukuragije iki cyumweru cyose dutangiye mwami Imana, tugitangiriye imbere yawe. Uduhe kutangira urugendo muri wowe, tugendane nawe kugeza ku munsi usoza iki cyumweru, tuzabe turi kumwe nawe. Tuzongere kugaruka hano muri twebwe harimo amashimwe, harimo ubuhamya, kandi ndasengera buri wese ngo umushoboze guhagarara mu nzira ikwiriye. Ndasengera buri wese ngo umushoboze guhagarara mu byo ushaka, mu byo ushima, mu byo wamugeneye, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndasabira buri wese ngo umurinde, umugote, umurengere, umuhe umugisha. Ndasabira buri wese ngo agendane nawe. Ndasaba ngo amahoro yawe abane n'ubwoko bwawe. Ndasaba ngo ubarinde mu majya no mu maza. Ndabasabira umugisha mu ngo zabo. Ndabasabira umugisha mwami Imana muri gahunda zose ziri imbere yabo. Ndasaba ngo Uwiteka icyo batabonye mu cyumweru gishize muri iki cyumweru bazakibone. Ndasaba ngo mwami Imana imbaraga zawe zigendane nabo, bave mu bwiza bajya mu bundi, bagume mu mucyo wawe, bagume mu ijambo ryawe, bagume mu burinzi bwawe, bagume mu kwera kwawe, bagume mu gukiranuka kwawe. Sabiye iri teraniro ryose umugisha, sabiye abera umugisha abagaragu bawe mwami Imana waduteguriye ngo bakore umurimo wawe bose muri uyu munsi. Mbasabiye umugisha data, ngo bagumirize mu buntu bwawe no mu mbabazi zawe, ubagirire neza, ubongera andi mavuta n'izindi mbaraga. Ubwiza bw'icyubahiro cyawe burusheho kubana natwe mu izina rya Kristo Yesu umwami. Amen. Mugire icyumweru cyiza. Amen.